iyi ndirimbo indijije inshuro ebyiri urumva indijije inshuro ebyiri kubera ko ngewe natekereje ubuzima nanyuzemo kuba ndi hano nicaye hano ngewe nakabaye narapfuye sibyo nakabaye narapfuye bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Tangira umuziki hari abantu rwose bandwanyije wenda akomanza nabwo mbere bivuze bandwanyije bamwe nyine bakanavuga bati riya bizakunda kuko indirimbo izanarebwa n'abantu 5,000 noneho mukanya ziba zirebwa n'amamiliyoni abo bantu nyine barakugarukiye. Reka tungeye tuyikaze kureba X-Large tugusuza uri hose tukubwira tutsi amahoro y'Imana nakomeze abane nawe kandi twizere ko gahunda zitandukanye ziri kugenda neza cyane 5 kuri 5. Imbere ya camera za X-Large uyu munsi ndi kumwe na Clarisse Karasira ndetse na Patrick Karabokimana cyangwa se Karabokimana turagenda tubimenya ariko ndakeka niyo mazina ye nyakuri. Hanyuma byose bimeze neza cyane uyu munsi twabatumiye ushobora kuza kwibaza uko impamvu twabatumiye cyangwa se uko byagenze. Icyambere cyo tuzi nuko bafitanye collabo ariko tuye kuba tuganira ku bintu byinshi bitandukanye bijyanye na industry bo bwite n'ibindi bitandukanye. Clarisse reka ngo ikaze kwanza niwe ufite microphone kuri X-Large. Hashize igihe duherukana kuri Mwana w'umuntu. Hari duherukana nasohoye indirimbo yitwa Mwana w'umuntu. Si hari muri 2019 buriya? No. Corona yari yaraje. Ni 2020 ndabyibutse corona yari yaraje kabisa. Hanyuma ubu ngubu twaba turongeye kubonana reka twizere ko bimeze neza cyane. Cyane rwose. Amen. Patrick uribuka igihe duherukana? Duherukana twatiri kumwe na Joshua ngira ngo Kamirindi. Ndi kumwe na Sheri. Twari turi nahanga kwanza bazanye na Sheri. Bimeze gute mu rugo bimeze bite? Turashima Imana. Noneho tureke kujya mu bintu byinshi kwanza ho gatoya ndashaka tugaruke kuri project yanyu nabonye Clarisse. Project yanyu iri ndirimbo yanyu nabonye yatunguye abantu benshi. Ni collabo. Patrick turamuzi nk'umuhanzi nyarwanda ariko ukiri hasi. Abantu benshi barabizi ko ari umuhanzi nyarwanda ukiri hasi uririmba cyane gospel. Hanyuma Clarisse ni umuhanzi wafashe ariko nanone kubona agira gutya agafata umuhanzi ukiri hasi bagahita bakorana collaboration byatunguye abantu benshi. Clarisse sindakubona muri collabo wenda nyinshi cyane ndashaka wenda sinzi niba nibwere kuri Patrick cyangwa se nibwere kuri Clarisse simbizi ariko ndashaka kuko tubwire ugatoye kuri ya collaboration ibindi ndagenda bibaza nyuma. Ikintu cya mbere kibanjeje kunsetsa rukuntu uvuze ngo umuhanzi ngukiri hasi ngo n'umuhanzi wafashe no underground nago ari underground umuhanzi ukizamuka nago Clarisse nawe ubutaye bon icyakora nyine wenda icyo nabivugaho nyine nje nawe ni indirimbo yacu indirimbo yanjye mfatanyije na Patrick nje nawe imaze igihe gito isohotse umunsi umwe ndashimira abantu bakomeje kuyireba n'ubutumwa buhebuje bwiza bakomeje kutubwira twaranezerewe sibyo Patrick twaranezerewe. Hanyuma rero niyo nkuko bivuze nayo collabo yanjye ya kabiri ya mbere yari na Man Martin urukerereza kuri album yanjye ya mbere. Iyi rero ni nayo ndirimbo ibomborera izindi kuri album yanjye yingi ya kabiri yitwa Mama wa Africa. Bazabonaho amakolabo rwose bazabonaho indirimbo nziza rwose ziri no kurugwe atari nabo mu Rwanda gusa hari abo hanze dufitanye imishinga rwose kandi bakomeye mu bihugu byabo. Ndatekereza ko bizagenda neza. Iyi rero impamvu yayo warimbajijeho umushinga muri rusange ni indirimbo natekereje ko yakongera kudufasha kwibuka ko buri muntu wese ari mwiza, buri muntu wese akeneye umwanya mwiza muri societe cyane. Ubwo rero nyifatanya na Patrick ni umuhanzi w'umuhanga cyane ngira ngo murabizi cyane abamaze kumumenya benshi rwose. Indirimbo rero iri hanze. Patrick nurakare kuko mvuze ko yenda uri umuhanzi ukiri hasi nahise mbona utangiye kugenda urakara. Oya ntabwo narakara ariko nyine ubu ngubu wamaze kuzamuka yaritonze ntabwo yararaye yahindutse ubu ngubu. Hanyuma Clarisse wenda indirimbo ni yawe ndashaka umbwire noneho mu gufata icyemezo ukavuga uti iyi ndirimbo ngiye kuyikora collabo ngomba kuyikorana na Patrick. Hari nk'undi ushobora kuvuga ati kubera icyo utabwiye undi muhanzi wenda ufite uruzina ku buryo indirimbo uhitamo Patrick.
rwose byaranashobokaga ko dukorana n'abandi bahambaye, nawe arahambaye cyane, ariko nyine muri abo bahambaye niwe nyine umutima wanjye watekereje cyane. Patrick nari nsanzwe muzi, Patrick hari ibirori byize kuba ahantu i Masaka iwacu, Patrick arahaza arahabyina rwose. Icyo gihe nari umwana nigaga muri secondaire, rwose Patrick nibwo namumenye. Nyuma najyaga njya kuririmba mu bitaramo bya Oipana n'umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza abafite ubumuga bw'uruhu. Patrick rwose akambimburira kuri stage. Mbega umuhungu, reka mbabwire bantu b'Imana, Patrick ni umuntu w'umuhanga cyane cyane. Rero natekereje yuko impano ye, ikindi cyanankomeje, narebye indirimbo ze, hari indirimbo yashyize kuri YouTube channel ye, mbona ni indirimbo nyinshi zivuga umuntu, ngo uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka gutyo gutyo, karege. Ni indirimbo nyinshi nziza yagiye akora zivuga nyine ko zimeze nka njye nawe. Ntekereza ko rero yamufasha nanjye ikamfasha, ikanadufasha twese. Patrick, wenda ni umuntu bagutumyeho, bagufata umuntu bamugutumaho, cyangwa se ni telefone yaje yaba ya Clarisse cyangwa se management, ariko ugiye kumva urumva igitekerezo ni cya collabo na Clarisse, wowe bifashe gute? Numvaga ari ibintu bidashoboka. Navuze se ni we ko nyine we yarampamagaye, umuntu w'umusuperstar, arambwira ati nagutekerejeho numva twakorana indirimbo. Noneho bitewe n'ukuntu mu muziki nahasorinze n'iki, ndavuga ni wenda ashobora kuba abimbwiye gutya agira ngo nkomeze, wenda ne gucika intege, kuko hari nk'igihe abantu bampamagaraga cyangwa na bamwe tugakorana nk'ibiganiro, akambwira ati humura umuziki wawe ngiye gushyiraho itafari, ariko nyine bikarangira gutyo biferinze. Ubwo rero nawe naravuga nti buriya wenda ashaka kunkomeza kugira ngo nkomeze njye imbere. Ngiye kubona mbona studio irishyuwe, arayishyuye, amashusho mbona arayishyuye, ibisabwa byose mbona birakozwe. Ndavuga ni bya bintu koko biri seri. Ariko ngiye nabibonaga nk'inzozi. Twajyaga no kuri umusuperstar, kandi noneho iyo Patrick ari kuvuga reality. Njya no kurimba muri studio, twaragiye numvaga ari ibintu bitazashoboka. Sorry, naravuze nireka ngiyeyo ndirimbe turebe. Ngiye kubona mbona ndavuga ni wenda iyi ndirimbo ni nasohoka ntabwo azayishyiramo imbaraga nk'izo ashyira mu ndirimbo ze ziri big. Ngiye kubona koko mbona ibyo akora indirimbo ze zose, mbona nibyo arimo arakorera iyi ndirimbo. N'ubu urabona ko twajanga, ndanamushimira. Ni indirimbo abantu batanayizi nabashishikariza kujya kuyireba, ni nziza. Nanjye narayibonye ndarira, sinjya mpfa kurira. Iyi ndirimbo indijije inshuro ebyiri. Urumva, indijije inshuro ebyiri, kubera ko ngewe natekereje ubuzima nanyuzemo, kuba ndi hano nicaye hano, ngewe nakabaye narapfuye, sibyo? Nakabaye narapfuye bitewe n'ubuzima nanyuzemo. So n'umuziki wanjye nakabaye ntakiwukora, wenda iyo mba nk'ubu ndiho bitewe n'ibintu nahuye nabyo binshi intege, nakabaye ntanagikora umuziki. Ariko kuba narakomeje guhatiriza Clarisse akagera aho mbona akavuga ati ngwino nkufate ukuboko nkukurure nawe urebe ko hari aho wagera, navuga ko ni Imana irimo iramukoresha. Ni Imana imukoresha, ariko nanone igakorera. Burya Imana ikorana n'umuntu ibona koko ko yumva. Ndagushimira cyane. Nanjye ndagushimira Patrick. Imana iguha umugisha, iguteza intambwe mu byo ukora byose, kandi ntekereza ko ibyo urimo urakora ntago bizigera bisubira inyuma, kuko iyo umuntu afite ibitekerezo by'ubutwari Imana inabishyigikira. Amen. Patrick, unjyanye nanjye muri monde yindi cyane cyane kubijyanye n'imitekerereze. Urumva uruvuze uti indirimbo imaze gukuriza kabiri, ishobora kubikuriza mu kuba wenda utekereza gusa kuba ukuntu Clarisse yagutekerejeho, ukatekereza n'izo struggle wahuye nazo kuva na mbere, ubona izina ritari kuva aho riri, ariko urumva ari abantu bakureba. Nubwo wenda bamwe na bamwe batavuga bati Clarisse nako Patrick ngune dukora ibi n'ibi, ariko baba barakubonye. So urumva ibyawe bishobora kuba bifite ku urwego runaka bimaze kugeraho kuri ubu ngubu. Ahasigaye se Patrick ugiye kuhakora gute? Ibi hari ubu ngubu Patrick agiye gukora noneho Clarisse amaze kugufata,
amaze kukuzamura akugejeje hano. Patrick, uruhare rwawe noneho nuruhe kuri ubu ngubu cyane cyane kugira ngo kariyeri yawe idasubira inyuma, kuko ubu ngubu aho ugeze ahantu buri muntu wese avuga ati uyu muntu afite capacity, umuntu Clarisse Karasira atekereza. Murakoze kuvuze gutyo. Icyo ndimo ndatekereza gukora ni n'ubundi ni bisanzwe nkuko nakoraga, ahubwo abarimo baratureba bajye kuri iriya ndirimbo iri kuri channel ya Clarisse Karasira, n'ubundi ni Clarisse Karasira, bayirebe none nibamara kuyibona, kuko ndatekereza ko Clarisse afite abantu benshi bamukurikira, benshi bakurikira ibikorwa bye. Nibamara kuyireba barebe n'uwo muntu bakoranye, nibo ubwabo bazanzamura cyangwa se bandeke, kuko ngiye nta bushobozi ndagira. Ntago navuga ngo ngiye gukora ibihambaye, ntabyo mfite. Iyo mba mbifite nakabe narabikoze. Patrick, ugiye kubikora noneho rero. Ako Clarisse, uraza kuza kwihanganaho gatoya nibande kuri Patrick, utuntu twinshi numva nshaka kumvaza. Nta kibazo. Ugiye muri studio, muri aho ngaho producer yari gutunganya, wenda muri studio abarimo abantu nka 2 cyangwa 3, Clarisse nguyu ari aho ngaho, ugeze kuri ya party yawe yo kuririmba. Ndashaka kumbwira ukuntu wifataga. Ubwo si waririmbaga rikanga kuvayo ukavuga ati ndasebye noneho. N'ubu ngubu wenda mpereye ku rugendo twageranye nabasanze, ntabwo wagezemo ukavuga ati abantu nibasohoke dusigare nabasanze ahantu, kubera ko nyine yari yampamagaye arambwira ubundi ndigengesera n'ubu iyo turi kumwe, ndigengesera kugira ngo hatagira ijambo na rimwe rinshika, kubera ko umuntu gukora ikintu nk'iki witwara, nimba ngerageza kwitwara bidasanzwe, kuko mba numva nta kintu na kimwe cyanturukaho cyamubabaza cyangwa kikababaza management ye. Niyo mpamvu rero nkimara kubona turi muri studio, icyo nakoze ngewe naritwararitse kandi n'ubu urabibona. Nditwararika. Ntabwo ugeze wikomplicate n'indirimba gutya amanota nkava mu manota ngarimba amanota maremare. Kuririmba ntago ari ibintu mpata. Patrick rwose ni ntago ari ibintu mpata, ni ibintu byanjye. Ngewe natangiye no guhimba ntazi ko abahanzi babaho. Urumva rero kuririmba byo ntago ari ibintu mvuga ngo wenda ngo umuntu bigenda gutyo n'umuntu udafite impano. Hari abantu bari muri iki kibuga bazamutse badafite impano, akazamuka nyine kubera yapushinzwe. Ariko iyo ufite impano koko, sibyo, uririmba nyine ibintu uwumva, ntago urindira kuvuga ngo wenda ngarabibona gute. Ukora uko byumva nyine bitewe nuko amarangamutima yawe ari bwishime. Clarisse, iriya ndirimbo irasohotse, imaze igihe gito hanze, imaze umunsi umwe hanze. Narebye viewership yayo iri kuzamuka pole indirimbo, buriya indirimbo igenda buhoro buhoro. Iriya ndirimbo wenda kuza kuri uno munota niki wayitubwiraho cyane cyane kuri feedbacks z'abantu bamaze kuyireba, yaba kuri comments, byanze bikoze nimba comment ari 100 ari izo somo kavuga ati izi ngizi zifite ikintu runaka zivuze, n'abagwamagara kuri telefone, feedbacks wenda ziri positive cyane. Nta niri negative nabonye. Ndashima Imana rwose, nabonye ubutumwa bwinshi burenze rwose, bwinshi cyane bugera nko mu 1000 pe, ntabwo ari ukubeshya, yaba kuri YouTube aho iri, yaba Instagram, yaba izindi mbuga nkoranyambaga nkoresha, no kuri telefone bisanzwe. Nabonye abantu babyishimira, nabonye kandi abantu bongera gutekereza kuri ubwo butumwa buyirimo, kandi niyo ntego nyamukuru twari dufite. Ndashimira cyane Patrick, buriya hari ikintu ntari kwemera cyo kuvuga ngo Clarisse ngo yarakoze ngo mbese ibyo bintu n'ibyo byo gusasira. Ako nyine of course umuntu agomba kurekura amata. Kubera ko nyine twese twarakoze, ni kimwe nuko nawe wakorana indirimbo n'umuntu runaka, twese nibisanzwe. Oya Clarisse, wibifata nk'ibintu bisanzwe cyangwa byoroshye. Ibintu bisanzwe, twese turabahanzi kandi babahanga. Gaho Patrick, kandi tugerageza nuko Clarisse, ubundi hari abantu badukurikiye wenda bamubona ukundi kuntu bitandukanye nuko Clarisse ari. Ngewe Clarisse ntabwo tuziranye igihe kinini, ariko maje kumumenya, we afite ukundi kuntu areba ibintu abenshi batabona. Abantu bashobora kurebera uburirimbyi mu busitari, bakabona ko umuhanzi ari umusitari, ariko we arebera ubusitari mu mutima. We arakureba nyine akavuga ati uyu muntu kuba aririmba gutya, ahubwo muri we nyine Clarisse kubera ko ari umuntu uhagarara imbere y'imbaga y'abantu benshi, uwo yashimye, nimba Clarisse yanyishimiye, bimeze nk'aho ibihumbi n'ibihumbi byanyishimiye, kubera ko ngewe kuba yanshimiye ibyo gusa. Nawe ni rero arabisobanura nkawe, urumva uburyo abisobanura biri philosophy. Ntago ari wa muntu arimo arabisobanura, we arisobanukiwe. Warashaka kutumvisha ko ari ibintu byoroshye kandi tubibona ko atari ibintu byoroshye. Kuba byoroshye biroroshye kubera ko we Clarisse
ni umuntu nyine ukora ibindi bintu abantu benshi badakora. Impamvu yumva ko byoroshye wo kumva ko bikomeye se nyine bitekerezaho nawe. Biroroshye nyine kuri we. Kuki we wumva ko bikomeye ariko? Uko nyine kumva umusuperstar avuga ati njyewe mbisemo kanaka. Oya. Impamvu wumva ko bikomeye. Urumva? Niyo mpamvu yatumye ntinda kuzamuka. Voilà. Nawe uri umufilozofi. Nawe ubivuze gifilozofi. Nuko bimeze. Hanyuma na mbere Clarisse ataragukominika ngo wenda mujye muri iriya collabo wakurikiranaga ibihangano byiwe. Wabonye ukuntu yazamutse. Cyane. Guhera ku ndirimbo ya mbere. Clarisse ndamufollowinga. Guhera ku ndirimbo ya mbere kugeza ku yakoze ubu. Urumva? Ndamufollowinga ibihangano bye ni ibihangano byiza. Kandi nge birananshimisha kuba Clarisse azamuka n'abandi bantu bakora injyana nk'ize cyangwa batanga message nk'ize atanga. Dukeneye abantu batanga message nzima. Sibyo? Hari abantu njya numva babahanze wenda ntabwo nshaka kwinjira muri byinshi ngo kuki umuziki wacu ngo utarenga ngo umutaru ariko se bazamura iki? Sibyo? Kuki kuzamura umuntu urimo urasenya societe wazamu indirimbo ya Clarisse? Sibyo? Niyo mpamvu rero nge kuba agira n'abantu benshi bamukurikira binyireka ko abantu bakurikira umuziki nyarwanda bamaje kugera ku yindi level. Ntago bagishaka abantu babangiriza abana, babangiriza urubyiruko. Barashaka abantu baririmba ibintu byubaka society, community. Ako Patrick ko numva azaba umudepite ejo bundi. Afite mind neza cyane. Ejo bundi bije no kuyobira kangahera. Nuko umwamamaza. Aze Clarisse wenda indirimbo mwayise nje nawe. Ubwo turacyari kuri ya ndirimbo. Indirimbo yitwa nje nawe. Indirimbo narayumvishije ishobora kuba ifite message ariko numvishe keretse umuntu biterwa nuko yumva ariko nje numvije ko muri babiri wowe nawe mushobora kuba mwagera kuri byinshi mukagera ku bintu runaka ibi nibi ariko irimo n'akantu k'urukundo nawe kurimo urukundo ahubwo ni ruko gusa ni rwo rurimo urumva ni indirimbo y'urukundo ariko noneho igaragaza ni indirimbo igaragaza ko buri muntu wese akeneye urukundo buri muntu wese aho aba hari akantu gaherutse kunkora ku mutima cyane. Hari umwana ukora ahantu mu rugo runaka w'inshuti yanjye mperutse kugira gutya mbona nyine ya kwa kundi kuri WhatsApp umuntu ashyiraho kuri statut ashyiraho indirimbo nyine ziri romantique za Celine Dion azishyiraho nyine kwa kundi umuntu posting ibintu kuri social media ugatumenya ibintu ari gutekereza. Ndeba kuntu uwo mwana w'umukobwa nawe nyine afite umutima ukunda ndetse cyane kabone nubwo hari ahantu umuntu ukora mu rugo ashobora kujya bitewe n'imico yabo bakumva ko ntibasangira bakumva ko nyine n'umukozi nyine bavuga ngo nabakozi mbese ukumva yaje kugukorera yaje mbese ufite umuntu hariya ntekereza ko mbese mutari kumwe ari nigeze ugana n'agafaranga aravuga ngo ntago yemererwaga no kujya muri salo icyo ni ikibazo gikomeye abantu benshi barakigira kandi birababaza cyane. Ubwo nyine uwo mwana nawe yatumye ejo bundi mbitekerezaho mbona buri muntu wese ni nka kwa kundi umuntu anyura ku rushishiri ukarukandagira nyine ukarusyonyura nta nicyo rugutwaye kandi ruvuye muri famiye narwo rufite hari umuryango rwasize ruvuye guhahira narwo rufite umutima narwo rufite ubuzima rukeneye ubuzima. Ubone kwa kundi ushobora kutubwira ngo tureke brochette kuko yo agahene nawe ureka nkubwire njyewe wenda si ibintu ngiye kuvuga hari musaza wanjye nkunda cyane musaza wanjye yambwiye ibintu bya niba babita vegetarians yabaye we ariko ambwira iyo philosophy numva ndayikunze. Hari n'abandi bazungu b'inshuti y'umuhoramutima yanjye nyine nibo bwa mbere namenye ibintu by'aba vegetarians nsanga philosophy yabo ni nziza. Njyewe rwose nanjye ndabikunda cyane muri iki gihe ikinyabuzima cyose iko gihari kiba gikeneye ubuzima kiba gishaka kubaho ntekereza ko gifite umuryango ndigohotera inyamaswa nyine maze igihe mbitekerezaho cyane. Very cool. So nukuvuga ngo indirimbo nabonye video se mwayikoreye mu kihe gihugu? Mu Rwanda twayikoreye mu Rwanda twayikoreye ndabashimira cyane ndashimira Gahima Imana imumugisha yaratuyoboye na cyusa n'abahakora n'abahasigaye n'ahantu Gisenyi yego ahantu heza cyane abantu bari buze kuza kureba iriya clip cyangwa se abayibonye ndakeka ikintu cya mbere bahita babona ni location urayireba ukavuga ati ntago ari mu Rwanda iyo location kabisa ari mu buvumbuzi bukomeye cyane. Patrick ubungubu tayari ubungubu ugeze kuri level nziza ubungubu Clarisse Karasira n'abafite stage ahantu runaka agomba guperforminga mu ndirimbo agomba guperforminga irimo urumva tayari Patrick rega izina ryagiye ubu nawe ugomba gukora cyane
pana bya bintu byo kujya hariya ngo nakoze collab na Clarisse Karasira. No, ugomba gukora cyane. Clarisse rero ejo ndi kureba iyo ndirimbo ho gatoya du switching, ndi kureba iyo ndirimbo iragenda ndayireba irarangira kwa kundi irangira ngo ding, kuko urabizi kuri channel yawe YouTube ari ukuntu recommend, ngiye kubona mbona hasi ting ayisaza Clarisse Karasira surprise. Impeta surprise. Ndabona Clarisse Karasira imvura yari kugwa kiriya gihe. Ako kantu nakanotisinza abantu benshi bashobora kuba batarakamenye. Bakwambika ni fiançailles. Imvura yari kugwa. Mani burambabaje kuko ntago tugiye kubivuga kubera yuko ndi kumwe na Patrick, urumva Patrick twaba tumuhugije rwose. Oya, hari ikibazo rata, hari ikibazo. Ubu ngubu turi mu ndirimbo. Clarisse aha nyerekeza ndajyaho. Urumva rero ubu turi mu ndirimbo. Clarisse nawe ubwo uzagiye kutwiba amakuru. Icyambere cyo reka tukubwire tuti congrats cyangwa se congratulations na X large. Ubwo ibindi tuzagenda tubibona uko bizagenda bikurikira, ariko nyine byagenze neza. Ariko byagenze neza rwose, turashima Imana. Tuyiragije n'ibiri imbere. Ibiri imbere nabyo bizagenda neza nkuko byagenze. Imana ibi birimo kuko Imana irabikunda, ariko Satani akabyanga nanone. Ibyo urumva ko nanone ugomba gusenga cyane. Harya wateye ibi nawe oya winsubiza mu by'amafi jewe cyangwa wateye inkokora. Sese wankoresheje ikiganiro bwa mbere cyagiye. Oya jewe nukuvuga uko nateye ivi, impamvu mbivuze gutyo mu byumve neza nuko ubona televiziyo bwa mbere yankatiye. So bizi se niyo mpamvu mvuze gutyo, wenda mutagira ngo ne oya rwose gutera ivi ndabikunda cyane. Okay, uko nateye ivi nako tubyiyorera. Ako Patrick jeramukura abantu benshi ntabwo bazi ko Patrick buri ari babyita gute, umuntu ari ukuntu bashobora kumureba, umuntu ashobora kumureba gutya wenda ahuye nawe nko mu nzira akagira ngo ni umuntu uri timide. Patrick arasetse. Patrick mwajyanye nko kuri shoot mushobora kuva hose rwose yagusekeje mutandakoze by'umwana. Arani adapter. Umuntu aceka arya audio mayikoreye Clarisse. Twayikoreye muri Narrow Road, ariko ni Clement wayikoze. Clement yaradukunda. Yes, urumva ko ari ibintu byiza rero. Patrick abantu ni AB Godwin wayikoze. Nabonye ari ya AB. Twambikwa na The Cecilias. Turiya dukositime Patrick yari yambaye. Patrick ariko rero udukositime turakubera, urabizi? Ndabizi. Ndabizi cyane. Uzayirwa wifunga kwereke. Ubundi umuntu wifunga akambara ibintu akamere neza agasa neza, avuga ngo uriya muntu yifunze kizayirwa. Yo, so Patrick Instagram yawe ni? Yewe se. Na Instagram mfite YouTube channel. Karabukimana TV, ahubwo ni wayifollowing siko yitwa hadi. Oya, Instagram unayafite. Ariko ntago ari YouTube channel. Ntabwo ari itegeko ariko Clarisse turi muri monde yo guselinga. Yego nyine, ariko wenda azajyaho nabishaka nabikeneye. Ikintu nkundira Clarisse buriya we yumva ikintu nyine we ikintu mubwiye acyumva mu buryo butandukanye. Erega rero ikindi gihe tuzagutumira Patrick uri wenyine. Uzumve ko igihe cyose tuzatugutumira uko na Clarisse. Uzavuga ngo urumva Clarisse abandi mu bitekerezo. Nese ubundi Instagram mfite YouTube channel yitwa Karabukimana TV, iriho n'indirimbo ya inshyashya iriya yindi nanone, urumva. Ikindi cyo nuko turimo turapromoting indirimbo nge nawe ya Clarisse Karasira na Patrick iri kuri YouTube. Ariko rero Clarisse wenda dusubiye inyuma nk'umuntu w'umuhanzi, ni inama no kuganira kugira ngo of course nk'abantu cyane cyane bafite ibintu bakora babona branding. Ubona kenshi ari abastari babona bamwe wenda bafite umwanzuro wo kuvuga bati njyewe ntago najya kuri Instagram bitewe n'impamvu zanjye bwite, amaze ku understanding icyo wenda urwo rubuga rukora. Ariko utekereza ko ari bamwe batararujyaho kubera kutarusobanukirwa no kumenya ibyiza wenda by'urwo rubuga. Sinzi niba utekereza ko wenda hari ikintu runaka bifasha abantu kuba umuntu yagira Instagram. Birafasha cyane, ariko biba bisaba kwitonda. Birafasha kujya ku mbuga nkoranyambaga cyane. Nabonye Instagram igezweho ubu nta nubwo ari mu Rwanda gusa, ku isi yose rwose. Kandi nta nubwo ari kuvuga hari imbuga abantu batinya kujyaho ngo
bavuga ngo ntabwo ziri serious nuko babivuga ariko rwose ni imbuga wamenyekanishirizaho ibintu byawe uri mu businessman or woman ukora ibintu bitandukanye nyine wabinyuzaho rwose cyane kereka ugiye nyine ukajya uhubuka ugakora ibyo byakwicira izina niko biri. Patrick Karasira ubivuze mbese nibyo bashaka none ubu ngubu urayifungura ariko imbuga nkoranyambaga zose umuntu ntago azibaho wasanga nawe ari rwo yahisemo kureka ariko nyine Clarisse Karasira afite Instagram ifite followers nimba ari ibihumbi bingahe ubu ngubu uramutse ufunguye Instagram yawe akavuga ati Patrick n'ubundi nta kintu nakwimye twakoze na collab n'ibiki ashobora kuhita yizamura kandi mu gihe gito ushobora kuba yazamutse nawe ikazagira gutyo yizamura ngiye kubera ko ntago nigeze nkoresha Instagram urumva nyine ndayifunguza nyine nawe ugaranyire ku buryo it's good promoting aho ibikorwa byawe ushobora kwikoreraho business n'ibindi nk'ibyo ngibyo kandi umusani wese agomba kwireba ibintu bigagenda neza cyane. Hanyuma Clarisse nyuma y'iyi collabo yawe na Patrick wavuze ati ino album yawe ya kabiri igomba kuzaba irimo amakolabo cyane wenda ikitari ibanga wenda ukitubwire kujyanye n'abantu bandi uteganya gukorana nabo amakolabo ndi kuyitegura ubu ngubu biri muri bimwe mu bimugije uretse ko indirimbo zo bakomeza kuzibona ubu ndi gutegura Mama wa Africa album abankurikira ku mbuga nkoranyambaga barabibona barabizi bamwe mu bahanzi nzakorana n'abahanzi batandukanye barimo abanyamahanga n'ibishoboka nabo mu Rwanda ariko wenda ntabwo nahita mbivuga ubu ngubu ariko nyine bashonje bahishiwe ni impamvu wenda nabyumve nzanabisobanura cyane Mama Africa album ni album izibanda ku ndirimbo z'umuryango nyafrika zubaka umuryango nyafrika atari kuvuga ngo African Union umuryango nyafrika community y'Afrika irimo indirimbo z'inyafrika ziri mu bwoko bwa Afro soul music niko babyita bamwe irimo umuco nyarwanda irimo ubutumwa bugenewe abantu batandukanye cyane cyane umugabane wacu hari abahanzi batandukanye wenda tutahita tuvuga ubu hari ababinyegereye kandi n'abanyafrika barimo yego bakomeye batari mu Rwanda gusa yego kandi harimo n'abafite amazina akomeye mu bihugu byabo bamwe baranabinyisabiye nagize Imana mbona biragutse mbona abantu bakunda indirimbo zanjye noneho ziri no mu kinyarwanda bakajya bambaza nuko zisobanura nitugira umugisha Imana igakomeza ikabyemera kuko ibintu byose ni Imana turateganya Imana nayo ibizi inzira tuzanyuramo iyi album rwose ndateganya ko izahesha ishema umuziki wanjye. Clarisse wenda turi kugenda dusatira wa mwanya wa Rarasalama cyangwa se umwanya wo gusezera umuntu ashobora kwibaza ati kuva watangira umuziki usingiye kukubwira ibintu bishobora kuba byaragenze neza ko ngewe iyo ndebye nshobora kubona ko byose byagenze neza ariko hari n'ibintu bishobora kuba byaragiye bikudisappointinga muri no rugendo rwawe rwa muzika abakunzi bawe bataramenya gusa kuri ubu ngubu ni byinshi manibu nta rugendo umuntu anyuramo adahuramo n'imitego n'amawa basha Imana niyo itwara umuntu ni byinshi harimo intangira umuziki hari abantu reka nkubwire bisaba umutima ukomeye no gukunda ikintu ukakigumaho intangira umuziki hari abantu rwose bandwanyije wenda akomanza no bwa mbere bivuze bandwanyije bamwe nyine bakanavuga bati suriya bizakunda rase koko indirimbo izanarebwa n'abantu 5,000 noneho mukanya ziba zirebwa n'amamiliyoni abo bantu nyine barakugarukiye baza nyine ari nko nyine nta kundi babigenza niba ari indirimbo agomba kuyipromotinga n'ibiki rero hari nk'abantu abayumva nyine niba waraje gutyo atagushaka cyangwa atatekereza ko waba wenda watera intambwe akabona nyine wateye intambwe ahubwo akumva ahubwo aracyagushaka kukubona uri umuntu udateye imbere aracyashaka kukubona ari umuntu umupfukamira ari umuntu nyine akoresha ibyo ashaka niba perezida wacu ajya bivuga cyane umuntu nyine agashaka kukunyuza aho ashaka nyine kugira ngo ube uko ashaka kandi ntago bishoboka ikindi kintu nabonye hari igitabo ndi gutekereza kwandika Imana iramutse imfashije kikarangira nagitangiyeho ariko nza guhuga cyane Imana imfashije kikarangira rwose nakwishima kuko kivuga urugendo rw'umwana w'umukobwa mu kumenyekana ntabwo navuga ngo ndazwi
bigeze mpuzamahanga ariko nzi ko hari abantu umubare runaka unzi uwo mubare rero iyo ubaye mwinshi biravuna cyane barumbajije izo mvune biravuna buri muntu wese abashaka kugutwara aho ashaka buri muntu wese abashaka ngo umukorere ibyo ashaka kandi ntago wahaza abantu miliyoni izo ni challenges muhura nazo niba ushaka ngo niba atekereza ko wakwambara ipataro akabona ntuyambaye ubwo nyine aravuga ngo uramunaniye niba ashaka yuko umuvugisha kabiri ku munsi kandi n'uvugishije rimwe mu kwezi aba yumva bimuhagije kubera ko yumva imvune uhura nazo abantu bose baguhamagara ibintu byose akumva nyine wamwiraseho akumva hari nyine wareka ibyo ukora nyine mukavugana ukamusubiza buri kanya ukagera gute hari imvune nyinshi zo kumenya icyo ngicyo cyo ndagisobanukiwe iyo umuntu amaze kubaka izina akava kuri ubuzima runaka akajya mu bundi hari igihe ubuzima bugutegeka kubaho muri ubwo buzima uriho nyine kenshi na kenshi uzasanga ari wahandi uzasanga ari komantere cyangwa se abantu runaka bagiye hari bati ndamuzi ataragera hariya ariko yageze hariya arahinduka ntabwo ari wa muntu wahindutse ntabwo situation y'ubuzima arimo ari igihe mutegeka kuba ahinduka gutya ariko ntabwo aba kwanze ari igihe nk'umuntu wenda muba wenda yarashobora kukubwira ngo nsanga inyabugogo aka kanya ku kiraro twicare tuganire noneho yaguhamagara yakubwira ngo ngwino wenda ukamubwira uti nyaboneka nta kuntu wenda twahurira wenda kuri Serena wenda nta kibazo ndabyishyura wagerageje no kwiyoroshya umubwira agatavuga ati aha ubwo si nyine akagira ngo nyine uragenda wicare muri wenda mwicare muganirira Nyabugogo mwirire avoka n'ibisheke ntabwo nyine reka nkubwire manibu niba ari ikintu ngewe ndamutse nshoboye gufasha abantu bazwi n'abantu niyo wabuzwi n'abantu igihumbi kumenyekana n'ikintu kivuna njya muri abana benshi b'abakobwa banyandikira biga mu wa kabiri segonderi biga mu wa mbere hari n'ababyeyi bampamagara ati mfite umwana wiga mu wa gatatu primaire afite impano mufasha ajye muri studio ni ukuri kw'Imana ngewe ikintu cya mbere muri iki gihe ndababwira nti mubyeyi byaba byiza nyine umwana abashije kubanza kugira ubundi bukure ukuntu kugira ngo amenye ikibuga agiye kujyamo anasenge yitegure cyane kuko ntabwo abantu nyine bumva ari ugukora indirimbo ukayisohora ikajya hariya ariko hoya babyeyi maze igihe mbona n'abana benshi ku mbuga nkoranyambaga tubihagurukire kuko hari ukuntu bishobora kwafekta umwana ejo n'ejo bundi kwa kundi yamenyekanye hari nabo bihira akamenyekana ari mutoya akamenyekana noneho agahura n'ibishuko ubwonko bwe butarabasha kunyuramo neza no guhangana nabyo ejo bundi yarakuze ukabona nyine yabaye ukuntu ukabona mu by'ukuri hari iyo mpano ye yari no hanze ujya wumva ngo bashyuwe mu biyobyabwenge kubera yuko nyine yananiwe gukontorora abo bantu bose bari kumwiruka nyuma umwe amubwira ngo ambara gutya undi amubwira ngo gira gutya undi amutuka undi amubwira neza yarangiza nyine akumva arihaza babyeyi bana bakiri batoya ndashaje ndakuze bana bakiri batoya bafite impano nibazikomeze bazisengere ndetse cyane ariko bibuke ko kumenyekana ni ikindi giciro ntago ari ugupfa kubyuka ngo nakoze indirimbo byarangiye ikindi kintu cyakudisappointinze njyewe nzi ni corona kuko corona yakubujije igitaramo cyawe cyari giteguye tayari kigiye kuba ku munota wa nyuma nyine ku mpamvu za rusange ibitaramo birahagarara kiriya kintu nacyo kiri mu bintu bishobora kuba byaragusubije inyuma ukuntu byarambabaje ariko nyine nanone narabyakiriye reka nkubwire isaha y'Imana bari Imana buri Imana ibizi buri kintu cyose impamvu ya byose kandi icyambere buriya n'ubuzima kandi ikiza gihari nuko ibikorwa byakomeje umuziki urakomeza ndashima Imana uyu mwaka ugitangira yampaye umugisha yampaye ibikombe yampaye ibihembo yampaye umugisha mbona umusaruro w'umuziki maze imyaka 2 nkora imyaka 2 ntago ari imyaka myinshi cyane ngereranyije n'ukuntu wenda mu Rwanda biba bimeze kugera ku bintu runaka ubuzima bwawe ukabwubaka hari nabo bidashimisha cyane cyane umuntu wumva nyine mugomba kuguma hamwe niba mwaricaranye wenda ahantu ku ntebe y'ishuri akumva gute se wowe gute bigacina ariko umuntu arakomeza ariko nyine umuntu arakomeza urumva rero cyane cyane wenda iyo nisishe ishobora kuba ndende kuko na public igomba kubimenya
cyane cyane noneho n'abantu babafasha we hari ikibazo wenda utarahura nacyo abandi bajye bahura nacyo cyane cyane ugasanga ari nk'umuntu wafashije Patrick n'urugero yajyanye Patrick muri studio afite impano amujyana muri studio bwa mbere afite imodoka ye na essence yiwe aramutahana amujyana bwa kabiri bwa gatatu indirimbo ya gatatu izamura Patrick imugize umusitari aba yumva ko agomba kubwira Patrick ati Patrick uriye ndi Kimironko vayo hano nona ko kundi yamubwira namenye ko Patrick izina rye rimaze kugera ahantu noneho agomba gukontorora biterwe n'izina hano oya reka nibyo ibintu biri kuvuga bibaho cyane hari ukuntu abantu nyine hari abantu ureka nkubwire buriya kumenya Imana birafasha hari abantu bazi Imana banayizera koko by'ukuri banakurikiza nyine amahame n'amategeko yayo ku buryo yumva ko niba wenda afashije Patrick n'urugero akamukorera indirimbo ya mbere agatera imbere ni byiza nyine natera imbere ahubwo niba mbishoboye reka nkomeze mu kirere itafari aho kugira ngo mite ngenda wenda ngo mvuga nti uriya mureba ngiye wamuzamuye kandi hari igihe bavuga kandi rero ahantu hose barimo ahantu henshi barimo abantu twese ntabwo turi beza ariko bavandimwe umuntu yagerageza rwose kubera niba ufashije umuturanyi wawe ukamuhereza igitenge yajya mu muhanda ukavuga uti dore Madalina rwose ningewe umwambitse buriya ningewe mwambitse ndabona yatangiye no kugishajisha ubwo se wakoze iki ibyo ntagarira rero impamvu mbivuze bino muri management muri industry yacu management ishobora kuba ifite ukuntu runaka usanga manager kenshi na kenshi agirana ibibazo wenda n'umuntu yazamuye kuko yaranamuzamuye bigaragara ariko manager ugasanga aracyashaka kumufata nka kwa kundi yakoze kandi uyu ni umuntu muri iki gihe ugira gutya agatumirwa mu nama zikomeye ugira gutya izina rye rikajya ahantu hakomeye waramuzamuye ugera ku rwa rwego gerageza kwiga kujyana nawe ahantu ageze ushobora kumuhamagara ukumva ntabwo ari kuboneka byihanganira singa mbere ibyo ngibyo ni kujyanye na management uzabifatira umwanya tubiganireho Patrick ubu tayari nakubaje ikibazo nuko utakinsubije neza niyo mpamvu ngiye kongera kukikubaza itafari rya Clarisse riri hano yego Clarisse ubu ngubu agukuye hano kwambukije kuva hano kugeje hano nawe arahankuye harawangejeje ariko ndi kubaza Patrick sasa hano kugira ngo utazahasubira Patrick turashaka kubona utera imbere sasa turashaka kubona utera imbere nizere kugiye ukuba imbaraga noneho wari ufite kangahe rwose ngiye kugerageza uko nshoboye ngiye kugerageza nshyiremo imbaraga zanjye zose kandi ndabizi ko Imana turi kumwe Imana yagiye mu bitekerezo bya Clarisse akampamagara izakomeza imbe hafi ntabwo bamfite kuko mfite Imana soze rero Clarisse nawe twizera ko Patrick atari ukuvuga ngo wenda mukoranyira collabo mu area byanze bikunze ubu ngubu nubwo ashobora kubera yaragutanze muri muzika hari experience ufite kumurenza iyo uzajya umugiraho inama uburyo bwo gutera imbere uburyo agomba kumenya ku marketing ibikorwa byiwe iyo Instagram ayifungure kuko nayo iri mu bintu bizamura umuntu ibyo bintu byose ibishoboka Clarisse rero yatwimye amakuru ku bijyanye n'impeta ubwo urihangana ndihangana ngewe si nese ndaba nihangana nese nihangana wiki koko oya no kuvuga mu bijyanye n'impeta yabivuze kandi yashimye ngewe ubu nkurikije kuko wabimubajijeho kandi yabisubije mu buryo bwiza reka Clarisse ni umuntu usubize mu buryo bunoze ako wazora mwize igihe gito maranye wazora mutegereje Clarisse se buriya niyo turi kumwe ntago nkunda kuvuga nkunda guceceka kugira ngo numve ibyo avuga ijambo kurindi mba ndumva Patrick ari ugira ngo aritonda nanone akagutsetsa mba ndimo ndumva ibintu avuga kuko ngewe nkunda ijambo riva mu kanwa ke iyo turi kumwe ntago mufata nk'umukobwa cyangwa simenya ngo n'umuhungu ntago mufata nk'umukobwa mufata ngewe nkurikira ibitekerezo bye n'abantu banabyumve niyo turi kumwe nka gutya ntago mpita ntekereza uwo ari we ahubwo uwe ntekereza ibitekerezo bye cyane n'ubumuntu afite nibyo nkiri imbere nkurikiza ibitekerezo byawe n'ubumuntu ufite Patrick nawe ni umuhatari Patrick ari adapta ngo iyo ageze ahantu bimusaba guceceka araceceka iyo ageze ahantu ku kiganiro twakoranye n'abakomedi ukuntu cyari kimeze
ntabwo wamenyaga ko ari Patrick ariko hano yabaye umufilozofe cyane urumva ari kuvuga ibintu ingingo ku yindi. Alright, Clarisse Karasira ndetse na Patrick, reka tubashimire cyane. Ubwo abantu benshi batandukanye barakomeza bagende barebe iyo ndirimbo, abatarayibona nyine abayirebe bakore subscribe hose, yaba kuri Patrick yaba kwa Clarisse cyangwa se no kuri X-Large. Hanyuma nje nitwa Manibra kuri Instagram, akaba yitwa Clarisse Karasira. Yego rwose nawe turagushimye Manibu. Reka mbabwire Manibu ni umwe mu banyamakuru b'abana beza kandi no kuri Manibu Imana iguha umugisha. Asante sana. Imana ibaho umugisha rero, akazi gakomeze gatera imbere. Patrick komeza utera imbere usitaramano niko babivuga. Clarisse nawe komeza utera imbere, kandi album yawe ya kabiri Imana izabiha umugisha, ibitaramo bizaba byarafunguwe tuzitabire. Amena rwose. Tuzarye show. Niko ivuga. Alright, reka mbashimire cyane, mwakoze kuza.